umunsi hari umugore wakubiswe, baramusanga mu rugo ahetse umwana men, umugore w'umunyamurenge men ahetse umwana. The Beauty basabye imbabazi, Nyamwiza asaba imbabazi, Furaha nawe yasabye imbabazi ahari. Ariko kandi iki gitondo ngo Furaha yabyutse akubitwa. Hanyuma rero na channel zirimo zibivuga zirasa nkaho zabonye ko ntabwo bikiri ku rwego rwa polisi. Polisi byananiranye, ndafungisha umuntu, chairman aza mukuremo, ndafungisha umuntu, umuryango wawuze umukuremo, baramufunze, asize umwana hariya w'imyaka 2, umwana w'uruhinja, lazima bagufunguza. Vipi yambu cyane bantu banje, nizere ko muri mumeze neza. Notameze neza humura bucana yandi, byose mu bintu mu byiza no gushima Imana. Hanyuma nkoze kino kiganiro nijoro cyane, ngikoze nkanezerewe cyane, nkishimye nk'ibisanzwe, ariko umubabaro mfite n'uwabagenzi banjye kabisa, ba content creator, inshuti zanjye. Reka wenda nse nkunyura mu mateka gake. Ibi bintu twabitangiye igihe wenda guhera ku batubanjirije, abaririmbyi, ambassador, ba Gaston, ba Sarusi, tugenda dukomeza tuzamuka n'abandi baje. Ibinyamakuru twari dufite BMC, twari dufite Terezia, twari dufite II, hariho ba Rusaku, hariho ba Nyakinshasa, n'abandi wenda ntagerageje kwibuka. No kuvuga ngo abo bantu twese ikintu cya mbere twagiraga ubushuti, twasenyeraga umugozi umwe. Ntabwo twigeze tugira ibintu byo kuvuga ngo aba baraterana, ngo amatiku, ngo baratukana, kandi byose twabaga ari ugushimisha sosiyete y'Abanyamurenge. Twakoraga ibintu bisekeje, abandi bakarimba indirimbo zivuga ubutumwa, filime zikumbuza abantu iwabo, amakuru ari positive. Abanyamakuru bahabaga bavugaga amakuru meza, bakavuga amakuru ari ruguru, bakavuga amakuru ari impande n'impande, bakavuga amakuru afite ikintu agiye kumarira sosiyete, bakamamariza abantu, bakamamaza ibyiza, bakanyuzaho ijambo ry'Imana. Abavuga butumwa barazaga ibisirimba, Iwacu filime yabishiragaho ivuga butumwa, habagaho ba Sarusi, ba Usarire nawe. Ugasanga abantu turavuga ibintu byo muri Kongo, abatahazi bakamenya, byigisha umuco, kaza komedi zisekeje mu Kinyamurenge. Ibyo bintu byari byiza, twatumye Abanyamurenge benshi bumva bikunze. Abanyamurenge bumvise bikunze, batangira gushimishwa n'ibintu by'iwabo, batangira kuba fieri y'ibintu by'iwabo, ibintu bisekeje byo muri Kongo, n'abatahazi bakahamenya, cyese bakahagirira amatsiko. Kuri ubu rero ntabwo ariko bihagaze.
za cano zasetsaga abantu, sinzi nimba mukizibona. Za cano zaririmbaga imico za hayahaya, benshi ntekereza ko hayahaya mwayimenyeye kuri YouTube. Benshi ntekereza yuko utuntu tumwe na tumwe, amagambo amwe namwe twagiye tuyamenyera kuri YouTube. Hagiye hazaho uburyo bwo kuzamurana, haje abantu batangira kuzamura bagenzi babo, haje abantu batangira kurema n'ibindi. Abakobwa barisanga, abahungu barisanga, abantu bakuru barisanga. Wasangaga umusaza ashimishijwe no kuza kuri kamera kugira ngo wenda agire bimwe avugurura muri komedi zimwe na zimwe, agashaka kuza avugurure mu mivugo imwe n'imwe. Ibintu byabaga biryoshye. Wasangaga tugira igihe tugahura, Gaston akaza Kasarani, aba content creator bose tukamwakira. Umuntu yava hanze Canada yagera muri Kenya tukamwakira. Umuntu yava hano yagera mu Rwanda, i Burundi tukamwakira. Ibintu byari sawa, biryoshye pe, biryoshye kweri. Filime nyinshi, komedi nyinshi, imivugo nyinshi, abayombe benshi, ababyeyi bakaza bakavuga. Ariko kuri ubu siko bimeze. Mbere yuko mvuga uko mbyumva, ndifuza yuko wenda nawe uraho wambwire, ese ubona bino bintu byagenze gute, byishwe n'iki? Ni twebwe aba content creator ubwacu, ni abafana badukurikira, ni abayobozi batuyoboye, ni amatorero adushunze, cyangwa se n'iki? Ubu kano kanya hariho cano zisebanya, zivugana nabi, zitukana. Nimba njyewe Abdara nkoza amakosa, wenda nkanyerera nkakora ikosa, ntabwo za cano baba content creator babereho kuza kungira inama, babereho kuza kumpa pole, babereho guhita banshira umusozi. Abdara uyu munsi yohereje audio ari kuvuga ibi, yasohoye video ari gukora ibi, abayeho gutya, ise na nyina, nyirakuru na nyirakuruza. Ibyo bintu nibyo bigezweho, bisa nk'ibihanzwe. Mba navuga bihanzwe cyangwa bihanze. Nibyo abantu dukurikiranye, nibyo abantu dukangukiye. Ese icyo nibaza, tubikangukiye kubera yuko turabikunze, biraturyoheye, ni ukubura uko tugira? Cyangwa ese izi cano zihari zirimo zituma abantu bumva bafite fiyeri cyane yuko bakomeza kureba ibintu by'ikinyamurenge? Ese izi cano zihari zirimo zizamura za komedi zatwibutsaga iwacu? Izi cano zihari zirimo zizamura indirimbo zaririmbirwaga iwacu? Ese zirimo zituma abantu baseka, muri guseka mukishima? Wenda mwe mutubwire. Sometimes ntabwo tubimenya, ariko wenda nko ku giti cyanjye hari abantu mpura nabo, ugasanga bo babifatira muri rusange, bakarakara bakababara pe, kavuga biriya bintu mwagiyemo ko muradukoze isoni, yemwe bana. Ese ntimucubaha ba nyoko bukwe, ntimucubaha ba so wanyu, ntimucubaha ba nyogosenge? Mfite abamama benshi ndabizi barankurikirana, bamaze kunganiriza ndetse bakanambwira ati yewe
urugero uvugana na runaka, uziranye wenda na Nyamwiza, uziranye na Furaha, uziranye na Ineza, uziranye na Kado, uziranye na Papa Legend, ibo nyine bazi yuko tubiziranye cyangwa se tubivugana. Abo mvuze ntabwo ari ukuvuga ati wenda nibo gitera, ariko bakambwira ati yewe jya ugerageza muhindure mwokabyaramo, turimo kubura iyo tuja, turimo kwirirwa mu manama y'imiryango, turimo kwirirwa duseba, noneho basi nimba binanze mwe mutukane ku giti cyanyu, mureka ababyeyi ntaho bahuriye n'ibyanyu, ntaho bahuriye n'amaviyuzi, ntaho bahuriye n'iki. Guys, ibyo bintu birambabaza pe, birambabaza bro, birambabaza kandi bikambabaza nyine abo bose bavuga nta kintu ngiye nabakoraho. Gusa ariko wenda ntekereza yuko bamwe muri bo barareba ino video. Guys, mutekereze abo bantu navuze muri ibyo bihe, muri izo channel, murebe nimba hari abakora nk'uko muri gukora, cyangwa se mu bisobanuro muvuge ati upgradinze, twebwe turi Pro Max, mwebwe mwari mufite ibintu by'ubucucu. Twakoraga ibintu by'umuco, njya mbyibuka ahantu henshi twagiye gukina, abana b'abakobwa bakazana ibitenge, bakazana ibitambara, bakagira guta, ariko ubu nyine chafu pasiteri runaka bra 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 bra, papa runaka bra 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 bra. Sinshaka kubisubiramo, ndifuza ko kino kiganiro kirebwa na buri wese, sinshaka kubisubiramo, murabizi. Turi kujya he, turagana he? Wokora iyo content. Ubundi nimba mutanabizi neza, izi social media ntabwo ari za buri muntu. Nsigaye mbona buri wese arwanira kuvuga ngo afungure channel, n'utazi kuvuga afungure channel, utazi kuririmba afungure channel. Bino bintu bisaba impano. Imba ari ubunyamakuru bubifitiye impano cyangwa se warabyize, niba ari ukuririmba ubifitiye impano cyangwa se warabyize, nimba ari filime, nimba ari comedy, ntabwo ari ugupfa kuza ngo nkwa bra nguze utukana, uze ugira gute. Noneho ibi bintu byagiye bizamuka gake gake, yewe mbifitemo uburambi, sinavuga no kwiyemera, ariko naniyemeye nibyo mbifitemo uburambi. Bizamuka mbireba, bizamuka mbibona. Sometimes hari nk'igihe ushiduka ugasanga hari nk'ahantu agashururu kagiye kugutwara, ukaba maso. Byatangiye ngo nagatwiko, haje Nyamwiza ari gutwika, haje Ineza ari gutwika, haje undi n'undi, haje The Beauty, haje The Boss, baza barimo batwika. Bitangira kugera ahantu ngo ngaho ngo amatiku, ngo amakimbirane, imiryango itangira kwicara. Wumve, bitangiye kuva mu miryango sasa ngaho mu magereza. Imagine muri za gereza batangiye gufungishanya, batangiye kuzamo polisi. Ibintu byari imyidagaduro bitangiye kuzamo polisi. Kuva kera hose najyaga numva wenda ngo imanza zicibwa n'umuryango. Umuryango wakubwira ikintu ukacyumva, umuryango wakubwira ati genda gake ukagenda gake. Ariko ubu imiryango twayinaniye kera, noneho na polisi twayinaniye. Kandi mugasanga turimo duteza ababyeyi impungenge, impagarara. Abaciyamani bacu turabagendesha amajoro,
nafunganye na runaka yamvuze gutya, yakoresheje iyi foto, kandi ugasanga abo bafungishanya ngo babavuze nabo bazavuga abandi. Ukababara pe, ngo bakuvuze kandi uzuvuga abandi. Rero sasa ahantu ibintu bigeze, reka ndeke no gutinda mu magambo menshi, ahantu ibintu bigeze rero ntabwo bikiri ku rwego rwa polisi. Polisi byananiranye, ndafungisha umuntu, chairman aza mukuremo, ndafungisha umuntu, umuryango wuze umukuremo, ese abakuramo simbaga ya, kuko umuntu wese agira uruha rw'umuntu we, kandi biba biri ngombwa yuko nyine abenshi abamama benshi abana bato baramufunze, asize umwana hariya w'imyaka 2, umwana w'uruhinja, lazima bagufunguza. Rero ahantu bigeze ari nacyo gitumye mfata ino video, twatangiye kwinjirana mu mago. Ko kantu urakumva, mu rugo sinjya muri polisi, imiryango yo iri hasi, so ndamwinjirira. Umunsi hari umugore wakubiswe, baramusanga mu rugo ahetse umwana men, umugore w'umunyamurenge men, ahetse umwana, ngo baraza barakubita kweri. Urumva urwego ibintu bigezeho. Akubitwa n'abandi se? Ni umumama yakubiswe ngo n'abakobwa, bari abakobwa nimba ari abagore. Umva urwego tugezeho. Dusigaje kugendana ibyuma. Hano muri Kenya imbunda ziragurishwa make cyane. Mugiye kuzajya mwumva umuntu asanga undi mu rugo, isasu mu gahanga. Turagana he? Tubwizanye ukuri, turagana he? Ibi bintu tubikoreho iki? Sinzi umuntu wari wese ufite igisubizo pe. Sinzi umuntu ufite igisubizo. Nimba gusenga hari icyo byahindura, guys, musenge. Niba ubuyobozi bwacu dukunda, abachairman hirya no hino mutuyoboye, iki kintu mucyitondere, mugitekereze neza. Yego hari n'ibindi hirya no hino mugomba gukurikirana. Sinshaka kuvuga ko ingize ari zo nshingano zonyine zabicaza gusa, ariko kandi urebye baravuga ngo ibija gusha birashuha. Urebye lazima hari aho biri kugana. Kandi nanone ikibabaje, ntabwo bizamo bantu bonyine baba content creator, bizamo imiryango, bizamo se wa runaka, bizamo nyina wa runaka. Dukora iki bavandimwe? Bamwe twabivuyemo, sigaye dutinya no gukora, just bareke gukomeza kutubarira hamwe. Barusaku ntimukibabona, Gaston ntimukibabona. Abantu benshi barabitinye. Ubu ngubu ko mu content creator w'umunyamurenge bisigaye hari ukuntu bitameze neza. Ejo bundi nabonye bamwe basaba imbabazi babivuyemo. The Beauty basabye imbabazi, Nyamwiza asaba imbabazi, Furaha nawe yasabye imbabazi ahari. Ariko kandi iki gitondo ngo Furaha yabyutse akubitwa. Hanyuma rero na channel zirimo zibivuga zirasa nkaho zabonye content, barishimye, baranezerewe.
bari kubifana kweri nka match ya Arsenal na Manchester, bari kubifana ngo baramukubita ngo baje bambaye maske, bari gutinda ngo sinzi ngo chairman ngo yakishije ngo aravuga musohoke mutahe. Mwavuze ibintu bifatika byubaka bihindura mwoka byara. Ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Twicare turebe abandi ukuntu baza bakora, turebere ku bandi guys, turebe muri Kenya, turebe muri Tanzania, turebe mu Rwanda, turebe i Bugande, turebe ukuntu bikorwa. Abandi barahuza, barafatanya ugasanga Debut na Nyamwiza barakorana, barafatanya. Furaha na Aime barakora, barafatanya. Hariho Bandutira, hariho Bakiguruguru, hariho Bagipindi, mugafatanya, tugafatanya. Kandi dukoresha impano. Mwese mwarabaye hey guys, muricaye gutya hey guys, ntimushaka gutekereza impano mwakora. Abazi kuririmba ntimuri kuririmba, abazi gukina ntimuri gukina, abazi gutera ibipindi ntimurimo mubitera, ahubwo muraho muri kuvugana, muri gusebyanya, muri gukangana. Urabona nk'ubu hari abantu benshi hirya no hino, nitonda tugasanga nimwe muri gusapotinga ayo matiku, ugashora 100,000 mu matiku, ukora amatiku neza, uvuga amatiku neza, waratsindira aya n'aya. Men, ushobora gusapotinga ibyo 100,000 bishobora gufasha umwana ufite impano yo kuririmba, abo mu gospel, abo wasakura. 100,000 wafasha umwana uzi kuririmba indirimbo nziza kandi itanga ubutumwa. 50,000 wafasha comedy itanga ubutumwa n'izindi mpano. Ariko apana ngo uricaye ngo uri umufana w'amatiku, wohereje 100,000, wohereje 20,000, ndi kumva yuko ntaho bigana, ntacyo byakugezaho, ntakiri gufasha sosiyete. Yes, abantu bazagukomera amashyi, nibyo navuze ati nta murozi wabuze umukarabya. Ariko mu by'ukuri byaba byiza uhisemo gufasha ikintu cyiza kuruta gufasha ikintu kibi. Hanyuma rero guys, natwe tureke kugenda ngo dutuze, tureke kugenda ngo tuyamanike, tukomeze turebere. Reka dushakishe abafite impano tuzikoreshe, abafite gukina filime wumva afite impano ya filime, twihuze dukine filime. Abafite impano za comedy, muze twihuze dukore comedy. Abafite impano zo kuririmba, dukore ibishoboka byose. Hanyuma reka nsabe aba legend, babandi badutanguriye Igiswahili n'Ikinyarwanda cyangwa se Ikinyamurenge biri kwivanga, wale walituanzia media, bakuru bacu, namwe mwidutererana, mugaruke muduhe inama. Sinzi nimba mwarahagaze kubera yuko ari cyo gihe cyo guhagarara cyangwa se hari izindi mpamvu. Mureke kudutererana, mutwegere please, mutwegere, muduhereze inama, mutwereke umurongo ukenewe, mutwereke intego mwari mufite muri ibi bintu, tuzikomerezeho. Aho mutageze tuzahagere. Ubu ndabizi yuko abantu benshi batari burebe kino kiganiro kuko ntawe ndi gutuka cyangwa se ntawe ndi kugira gute, ariko ndabizi neza ko hari abakireba kikabashimisha, kikabafasha, kigatuma banatekereza cyane. Rero no kuri babyeyi, mutubabarire abatureba kuri media mukatufata nabi, abamaze kutwanga, abamaze kumva yuko mutatureba, sorry. Kandi mukomeze mudusengere, muduhe n'inama
reka nsoreze ahangaha, uwumva yumve, ariko mu by'ukuri guys, twebwe nk'aba content creator duhindure. We nimba utanafite content, njye nyinjirira umbwire ati musaza, ngira ikintu nakora. Murabizi ngira nyinshi, nkora nyinshi, ahubwo no kuzikora zose no kuba mbona abantu benshi bafite ibindi barimo batarimo bakora content nya content. Umunsi ngakora prank, nkongera nkakora ibinyamakuru, nkongera nkajya mu mihana, nkongera nkakina filime, nkakina nka muziki. Ibyo byose ni ibintu bikeneye twebwe impano, ariko muri gutuma n'abanyempano batinya. Hari abana bashaka kubigiraho, hakuze ukuntu biryoshe. Nk'umunsi nahuye n'umumama ngo wambabare ukazansurira umwana ngo aragukunda. Urumva icyo kintu? Mu gihe wowe mama wakureba yirukanye abana, mama wakureba mbese mama w'umwana, noneho mama wawe nta nubwo bashaka kubireba, abavandimwe bawe ntabwo bashaka kukureba, nta nubwo bashaka kuvuga yuko munavukana. Yes, nta murozi wabuze umukarabya. Uzabona abaguha comment, turagukunda, imituku, hanyuma na ryari izo views, ibyo biceri winjiriza mu gusebya papa, mu kumwanika hanze, ni umubyeyi nkaso. Nkuko Mbabara wavuze papa, menya yuko nawe undi navuga so bizakubabaza. Icyo utifuriza undi muntu kubera iki? Icyo utifuriza kubera icyo ukigira undi muntu? Guys, gukosa bibaho, ukaba watandukira ugakora content nawe ikagutungura nyuma. Ibyo bibaho. Hari igihe umuntu akora content azi ngo nakantu koroshe, ariko guhinduka, nimba ubona bikubwira ati si sawa, rekana nabyo. Apana guhangana ngo bantutse ngo ariko ngo nagize views. Niki views? Zitaraza wakoraga iki? Cyase byangombwa ko zitaba zigihari, niki wakora? Mureke dukoresha impano kuruta ibindi byose turimo. Abahindutse, abasabye imbabazi mugahinduka, Imana ibaho umugisha kabisa. Mukomereza aho pe. Proud of you. Mukomereza aho kandi mugaragaze itandukaniro. Naho abandi bakomeje ibi ngibi uterana mu mago, umunyamurenge ku wundi, deni ibitsina gore. Aha niho tugeze. Hanyuma se tuzihesha agaciro ryari? Tuziyubahishe ryari? Tuzikunde ryari? Umuntu azifuze gusa nkawe ryari? Kandekera ahangaha, icyo mbifurije ni uguhinduka, kandi ngo ubugabo butisubiyeho ububyara ububwa. Imbari n'ikiganiro wari ufite wari wakoze ubaye imfura wakireka. Imbari no wahemukiye muri content zawe wakoze, sinangombwa kuri media wanamuhamagara ukamubwira ati mbabarira, nimbuzi ko wamubabaje. Duhindure katatu, dukoresha impano turazifite. Abanyamurenge dufite impano, n'isi irabizi. Ariko rero tureke amagambo mabi, ibintu bibi, gutukana. N'abandi bigira ngo ntibatukanye ariko bagasapotinga ko gutukana. Buri munsi ku cyokezo. Reka mbashimire, turabakunda. Content zanjye nakagaruka. Ciao.